ubwo twageraga mu karere ka Bugesera umurenge wa Mwogo twaje kugera mu rugo rw'umwana mujya mubona kuri YouTube no ku zindi mbuga nkoranyambaga cyane yuko akunda kugaragara kuri BTN TV. Twaje kugera iwabo mu mavuko aho ababyeyi be baba twongeye kubaha ikaze inshuti za Afri TV. Uyu munsi twabagaruriye wa mwana ufite impano yo kwigana ijwi ry'umunyamakuru wa BTN TV witwa Ndahiro Valens Papy. Ejo hashize tariki ya 6 Ugushyingo 2021 nibwo timu yari irangajwe imbere n'umunyamakuru nyirizina wa BTN TV Ndahiro Valens Papy ndetse na Hope Vision Life Center bashyize hamwe mu bushobozi bari bafite ndetse n'abandi bagira neza bagafasha uyu mwana mu buryo bugaragara, yaba mu buryo bw'imyigire yaba kumufasha mu buryo bwo mu buzima busanzwe. Ni igikorwa cyiza, ni ukuri bakoze, ni ukuri Imana ibaha umugisha. Reka tubareke rero mukurikirane uko iki gikorwa cyagenze cyo gusura uyu mwana ufite impano idasanzwe, cyari kiyobowe cyangwa se kirangajwe imbere n'umunyamakuru nyirizina Ndahiro Valens Papy, umunyamakuru wa BTN TV. ubwo twageraga mu karere ka Bugesera umurenge wa Mwogo twaje kugera mu rugo rw'umwana mujya mubona kuri YouTube no ku zindi mbuga nkoranyambaga cyane yuko akunda kugaragara kuri BTN TV. Twaje kugera iwabo mu mavuko aho ababyeyi be baba ku saa 6:25 nibwo twari dusesekaye mu kigo cy'amashuri cya groupe scolaire Kagasa Mwogo giherereye muri uyu murenge wa Mwogo mu karere k'Ubugesera. Akaba ariho Bizimana Emmanuel yiga mu mwaka wa 5. Twasanze amasomo y'umunsi ayasoje uko mubona yambaye ari nako yagiye ku ishuri ngo bitewe n'ikibazo cy'imibereho nk'uko yari yabigaragarije BTN TV mu nkuru ya mbere yatambutse. Twakiriwe n'umuyobozi mukuru w'iki kigo cy'amashuri ubundi araduherekeza tujya ku ivuko ryaho Bizimana avuka mu kagari ka Gisasa. Ashyikirizwa impano zitandukanye yari yagenewe zirimo ibyo kurya, matera yo kuryamira, amasabune ndetse n'ibikoresho by'ishuri ndetse na envelope irimo amafaranga yo kwishyura ishuri n'ibikoresho nkenerwa byo mu ishuri ndetse na uniforme. Mwumva neza Viateri, umuyobozi w'iki kigo cy'amashuri cya groupe scolaire Kagasa Mwogo, avuga ko ibi ngibi bigiye kunoza imyigire ye ngo dore ko yigaga mu ntege nke z'ubukene ngo ariko ubu hari ikigiye guhinduka ku myigire. Mu busanzwe rero uno mwana yaturukaga mu muryango ubona ufite amikoro adahagije cyane ko umuryango wabaga mu cyiciro cya mbere n'ubusanzwe cy'ubudehe. Ndabona bizagira ikintu bifasha cyane ariko ndashima ngiye inkunga ijyanye cyane n'imigire hara ku ishuri cyane ko agiye guhabwa ibikoresho ndetse akabasha gufata n'ifunguro ku manywa ndetse afite n'imyenda y'ishuri. Bizamufasha cyane cyatuma gataza ku ishuri kizaba gikemutse. Muganga Sarongo ndetse na Imakire, umuyobozi wa Hope Vision Life Center, ni bamwe mu bari bitabiriye iki gikorwa cyo kujya gushyigikira uyu mwana. Bagize impanuro bamuha banashimangira ko bazakomeza kumuba hafi. Bizimana Emmanuel afite impano nyinshi, buriya azaba ikintu gikomeye. Ashobora kuba azaba umunyamakuru akaba n'ikindi kintu. Kugira ngo azashobore kuba ibyo ngibyo Bizimana, no kuvuga ngo wowe Bizimana wowe urareba abantu benshi ubura gushagaya akakanya, ariko nibirangira turakuvibande twigendera usigara ubuzima bwawe. Urumva ntiwumve ngo wabaye igitangaza ngo wabaye ngo umusitari ngo abantu bose ngo barakumenye. No, urumva ugomba kumenya ko ugiye mu buzima bundi bwo kwiga kugira ngo uzashobore kuba umusitari nyawe koko. Urumva kuko abana benshi bafite impano ariko batazwa, ariko ugize amahirwe kuba wamenyekanye. Kuba wamenyekanye ntabwo bikugira umuntu ukomeye akakanya. Urumva kugira ngo uzabe umuntu ukomeye no kujya ku ishuri ugafashwa nkuko abantu bemeye kugufasha. Twese twahagurutse kugira tugufashe wige, urumva ugire ahantu uzagera. Nicyo kintu gihe cyanzanye kugira ngo ngire iryo jambo ndikubwire. Wo kusajya ucana uvuge ngo dore wa mwana wabaye umusitari ngo wa mwana ngo watwitse. No, wumve ko noneho ubu ngubu ahubwo uhiye gushya kwawe rero niko kuzamura intambwe yawe kugira ngo wumve kukomeye. Urumva ni inshingano buri wese atahanye cyane nk'ababyeyi, cyane ko tumusanze mu muryango arimo, ni umuryango uciriritse,
ni umuryango uri mu buzima butoroshye, ni umwana ubaho, ibaze nk'ubu umwana utagira uniform, umwana utiga neza, umwana no kurya. Directeur w'ishuri yatubwiye ko no kugira ngo arye saa sita ku ishuri kumwe hariho gahunda yo kugaburira abana ku ishuri cyari ikibazo. Ntago rwose, ntago tugendeye aho ngaho, natwe tujyanye umukoro. Papy uyu ni navuga ngo ni murumuna wawe mu mwuka, kuko ndabona Imana amuhaye impano yo kumenya kwigana, agera ashaka gutera intambwe mu yawe. Uko uzakenera Hope Vision Life Center, uko uzadukenera ndahari. Twaje kuhagera tuhasanga abandi baturanyi n'abandi bose twari twazanye muri runo ruzinduko. Tuhasanga umubyeyi we, bamushyikiriza impano bari bamuzaniye, agira kubishima cyane bitewe nuko nta muryango ngira nsura. Yego mama, ubu nshimishijwe no kuba buri muryango wanjye mukuru n'abana banjye. Iyo mbonye abantu basuye umwana wanjye ndishima, kuko nanjye umuryango wanjye uba wakuze. Mu busanzwe wowe ubaye gute n'abana? Njye mbayeho mbyuka mu gitondo, nkazinduka nkajya mu nkuka yo mu muceri, nakorera igihumbi ubwanjye babwakeye, mba ndi umukire. Nyuma yo gukubuka muri aka kagari twerekeje ku mubyeyi usanzwe urera uyu mwana Bizimana Emmanuel, nawe agenerwa ubufasha bwo kwita kuri uyu mwana. Rwose ibintu tubyakiriye neza, biradushimishije, nta muntu bitashimishije. Ubundi mwari mufite icyizere cy'uko tugiye tuzagaruka? Twari tugifite kuko mwabitubwiye. BTN TV mu karere ka Bugesera, umurenge wa Mwogo. Ndi Ndahiro Valens Papy. murakoze, mukomeze kudushyigikira mukalike na subscribe ku batarabikora, munadukorera share ku nshuti zanyu. Muraba mukoze cyane, Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane.